Iyi gahunda ni urugendo shuri rwo kwiga ikinyarwanda n'umuco wacu w'u Rwanda. Tukaba twarakiriye urubyiruko ndetse n'ababyeyi babo baturutse mu gihugu cyo mu Bubiligi mu mujyi witwa Liège, aho bashinze ishuri ryigisha ikinyarwanda ndetse n'umuco wacu. Iryo shuri rikaba ryitwa Ishuri Umuco. Ubu ni ubwa kabiri baje mu Rwanda, baheruka mu Rwanda imyaka 2 ishize. Ni porogaramu bifuje gukomeza kujya baza mu Rwanda kwihugura, kuko bagize n'iyo initiative yo kwigisha ikinyarwanda ndetse no kubyina n'umuco wacu ku bana babo bavukira mu mahanga. Audition ya mbere iraba, turabakira, abari iminsi ibyumweru 2, porogaramu ikoze mu byumweru 2, ariko umubare kiduha cyadushimishije wariyongeye. Imyaka 2 ishize baje ari basaga hafi 40, ariko bakaba baje ari abantu 62, harimo abana nk'uko nabivuze 41 n'ababyeyi 20 ndetse n'umwarimu ubigisha nawe yabaherekeje. Mu Rwanda habiki bigenda gute? Iyo baje mu Rwanda, of course turabitegura nka leta, nka government, dukorana hamwe, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, ariho aba diaspora babarizwa, ariko tugakorana n'izindi nzego zifitanye mu nshingano, hari mu bintu bumwe, Rwanda Cultural Heritage Academy, inteko y'umuco, Minisiteri y'Urubyiruko ko ari urubyiruko, ndetse n'izindi nzego, kugira ngo dutegure neza iki gikorwa kizagende neza. Ndetse hakaba hari n'abarimu babigisha buri munsi, bagira amasomo mu gitondo biga ikinyarwanda. Muraza kubibona ko hari n'ama-classes, harimo abatoya cyane bafite imyaka 5 kugera ku myaka 8, kaza n'abandi indi class irimo abana bafite imyaka 13 kugera ku myaka 19. Njye nitwa Eric Twagirimana, nkaba ntuye mu Bubiligi mu gice cyitwa Liège. Yego, mujya gushinga iri shuri, dusanira ishuri, ni ishuri rimeze gute? Mwarishinze ryari, rigamije iki? Iri shuri twarishinze muri 2019. Ryari rigamije kwigisha abana bacu bavukiye mu Bubiligi ikinyarwanda n'umuco wacu. Wabibonaga nk'inzitizi? Njye nabibonaga nk'imbogamizi, kuko igitekerezo cyaje ndi umupapa mfite abana, batangiye kumbaza ibibazo, mpura n'ikibazo cyo kuvuga ngo ese nanjye umuco ndawuzi, kuko navuye mu Rwanda afite imyaka 12. Ubwo nari umupapa ukuze ufite imyaka irenze 30. Nuko nanjye ntangira kwibaza ibibazo byo kumva ko hari ibyo nibagiwe, nanjye ururimi ntaruvuga neza. Niho rero igitekerezo cyaje, gihura nuko nayoboraga diaspora yo mu gice cya Liège, ngisangiza abo twari dufatanyije, dufata ingambi zo gushinga iryo shuri. Yego, mukora mute? Mwaje inaha mu buhe buryo, bumeze gute? Ko dukora, twiga icyumweru kimwe, ikindi tugasiba, twiga icyumweru kimwe buri minsi 15, niko navuga. Kubera iki? Kubera ko buri cyumweru byaratunaniye, byabaga ari byinshi, kuko hariya muri biriya bihugu tuba dufite imirimo myinshi, bigatuma weekend ariyo abantu bagira yo kuruhuka. Rero twafashe icyemezo cyo ko buri cyumweru kimwe umusiba, ikindi cyumweru tuzajya tuboneka, kugira ngo duhure, twige ururimi, twigishe n'abana bacu kubyina. Muri kumwe n'ababyeyi n'abana? Ababyeyi bazana abana, hari abasigara, hariho abadasigara, kuko twiga amasaha 3, 2 ikinyarwanda n'isaha 1 kubyina. Ubwitabire butangiye kugenda neza, ariko hariho igihe nyine habaho inzitizi, nk'iyo habaye anniversaire cyangwa se hari abagize abashyitsi, ni uguhoza dukangurira ababyeyi kudasiba, kuko ikibazo duhura nacyo justement nuko abana iyo batangiye gusiba bagenda basubira inyuma, bigatuma umwarimu ahora asubira inyuma aho kugira ngo bajya imbere. Iyo mwaje mu Rwanda rero nk'uko mwiga iki, bigamo ibiki, iyo twaje ino, icya mbere kigamijwe ni ukugira ngo abana
tubereke igihugu, bakunda igihugu, bakunde gukomeza kwitabira bitari agahato, kuko ubwa mbere tuza twabonye ko habaye icyahindutse, ko dusubirayo nibo babwiraga ababyeyi kuza ku ishuri, basigaye babikunda. Iminsi bari ino bituma baba inshuti, bamenyana, bakunda igihugu, bakunda no kwiga urwo rurimi, kuko mbere baratubazaga kuki twiga ikinyarwanda, tuzi kuvuga igifaransa, na ikinyarwanda ntabwo tuzagikenera mu kazi cyangwa iki, ntabwo babyumvaga neza. Ariko mu kuva twatangira kubazana, ubu ni inshuro ya kabiri, ubona ko bahinduye imyumvire. Ikindi ubwo mubona bimaze gutanga umusaruro kuva mwashingira ishuri ishuri umuco, umusaruro umaze kuvamo ni uwuhe? Umusaruro umaze kuvamo ni uko hari abana basigaye bumva ko ari abanyarwanda, kuko abana bavukiye hariya ntabwo biba byoroshye kumva ko bafite ikindi gihugu. Hariho abava bafite ababyeyi b'abazungu n'abanyarwanda, harimo n'ababa baravukiye hariya ariko bumva ko ari ababirigi, batumva ko ari abanyarwanda. Kuza ku ishuri umuco rero no kuza tukubazana ino byatumye bumva ko ubu ngubu iyo babajije ndi umunyarwanda, niyo nationalite yabo mbare ndatira, ntabwo niyo wumva ko bari fieri yo kuvuga ngo ndi umunyarwanda kuva twatangira gukora kino gikorwa. Turi nk'abana 60, ariko bose ntabwo bose baza igihe kimwe, bose ntibabashije kuza ino, hariho ababibasha batabibasha, ariko icyiza ni uko igikorwa nk'iki gitera imbaraga n'abandi, gushyiramo imbaraga zo gukomeza kuza ku ishuri no kumva ko bafite igihugu kandi kibakunda, kibitayeho, kibafasha no kumenya umuco wabo. Nitwa Mukashyaka Marie Claire, ntuye mu Bubiligi muri province ya Liège. Yego mubona iyi gahunda y'ishuri umuco yarafashije iki abana banyu? Twe dufite abana 4 biga mu kigo cy'ishuri umuco. Ibintu byarahindutse cyane mu bana bacu, nk'uko Eric yaramaze kubivuga. Abana bacu bakura bibwira yuko hariya ariho iwabo, bagakura bumva yuko nta handi hantu bafite, babana n'abana b'abazungu n'abandi banyamahanga benshi. Ariko uko duhuza abana bamenya bene wabo, bakamenya ko ari abanyarwanda, bagakunda kumva amateka, ko twigaga na histoire. Ubu ngubu ntago bayiga cyane, ariko bigaga na histoire y'igihugu, bakiga ikinyarwanda, bakabyina, bakunda kubyina, bazi kubyina neza, bagakubita ingoma, bakagenda bamenya iby'iwacu. Hanyuma nubwo batavuga ikinyarwanda cyane, ariko baragikunda, bakanacyumva. Ibyo twebwe biraduhagije kuba babasha kumva ikinyarwanda. Kuzino rero byarabunguye ibindi bintu, bamenye igihugu, babona ibyiza by'igihugu cyacu, babona uburyo bakunzwe, kuko iyo baje babona ubundi buryo, kuko aho turi abanyamahanga. N'umwana muto arabyumva ko ari umunyamahanga, ntabwo bamufata nk'abandi bana bahariya. Rero kwisanga mu gihugu akunzwe, abantu bose bamwitayeho, akabona ibyiza, kuko no ku mateleviziyo nta byiza by'iwacu tubona. Kuza rero byabahaye kubona igihugu, kubona ibyiza by'iwacu, gukunda iby'iwacu. Twatashe dutahanye abanyarwanda buzuye, bakunze kumva ko umwana akunze kuba ari umunyarwanda, ni inyungu irenze ibindi byose dushaka kwifuza. Nitwa Sesonga Samuel, ntuye mu gihugu cy'Ububiligi mu mujyi wa Liège. Gahunda y'ishuri umuco nk'uko mubibona hano no kuri t-shirt yanjye, twakoze urugendo shuri. Ubu ni ubwa kabiri, duheruka hashize imyaka 2. Ikintu ryafashije abana bacu ni ukwigirira icyizere nk'abanyarwanda.
baca umugani mu kinyarwanda ngo utazi aho ava ntamenya n'aho ajya. Bivuze yuko kuzana abana hano mu Rwanda bakamenya amateka y'igihugu cyacu, bakamenya culture cyangwa umuco, bakamenya n'imibereho ya buri munsi. Reka mbahe nk'urugero rufatika kugira ngo mubyumve neza. Nkanjye mama wanjye ntavuga indimi z'amahanga. Ba marume ndetse n'ababyeyi bakuru, ba nyogokuru, ba sogokuru, harimo abenshi batavuga indimi z'amahanga. Iki kintu twakoze cyo kwigisha ururimi abana bacu ni ukugira ngo baganirize n'ababyeyi babo ndetse na ba nyogokuru na ba sogokuru ikinyarwanda. Byumvikane yuko intego ya mbere ni ukugira ngo babashe kumenya umuco nyarwanda, tutibagiwe yuko iyo tuje turi abantu bageze kuri 76 dufite. Turashimira d'abord na leta y'u Rwanda yadufashije kuza, harimo Minisiteri y'Ubumwe, Minubumwe, harimo Minafete, babashije kuduha amacumbi, bakaduha n'ibyo kunywa n'ibyo kurya muri iyi séjour yacu. Ariko bitabuje yuko ndetse na nyuma y'iyi minsi 10 tuzamara hano ari abanyarwanda ndetse n'abandi bana bacu bazajya mu mahoteli. Ndashaka kuvuga mu rwego rw'ubukungu, yaba ari ubukungu, bazagira imitako bagure ibikoresho bitandukanye, ndetse nibagiwe na tourisme, ubukerarugendo. Mu bukerarugendo twateguye na gahunda yo kujya mu Kinigi kugira ngo twereke abana bacu aho ingagi, aho bitira izina ingagi. Byumvikane ko rero muri rusange ni umuco wa bwa mbere kugira ngo bamenye amateka n'igihugu cyacu mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rw'ubukerarugendo. Byumvikane rero ko intego yacu yatuzanye ni nyinshi, ariko cya mbere ni umuco nyarwanda. Amakuru nitwa Line Karemera, mfite imyaka 19, mba mu Bubiligi Liège, ndi mu muco. Yego, niki ishuri umuco ryagufashije? Yamfashije nari nzi kuvuga ikinyarwanda kubera nacize mu rugo na mama, ariko ntabwo nari nzi kwandika no gusoma. Ishuri umuco yamfashije kubyiga. None kuza hano mu Rwanda biradufasha no kuhabona, kumenya u Rwanda ukuntu imeze. Mwakunze iki mu Rwanda? Twakunze ukuntu ari heza, twakunze ukuntu abantu bazi kutwakira hano, twakunze ibiryo, umuco, ukuntu abantu bikomporta, twakunze ibintu byinshi, abantu badufashije kumenya kubyina, tuhora tubyina, twakunze abarimu n'abana beza cyane. U Rwanda bakoze kutwakira hano. Gufasha abandi bana bataragira mu Rwanda kubumvisha ibyiza by'u Rwanda. Nzabigisha ko bifite akamaro kumenya origines yawe, ukamenya importance bifite kumenya origine, ukamenya igihugu, ukaba uzi kuvuga ikirimi, ukaba uzi kubyina. Birakenewe nk'umwana kugira abashuki b'Abanyarwanda, kubera tuhora turi hamwe n'abantu batadusa. None ubwo turi muri groupe abantu basa, biradufasha kuko turi Abanyarwanda. Twishimiye kuba turi Abanyarwanda cyane.